ni violent crime kuko ni mugenzi wawe. Twabibonye ko kunywa inzoga ukarenza urugero rwemejwe ugatwara uba ushaka kwiyica kandi nawe uri umuntu, niyo mpamvu ari violent crime. Uhita ujya kuri liste y'abazirukanwa mu gihugu, hahandi bakagushyiriyemo kabereka aho uri n'uburyo utwaye. Iyo utwaye urenza speed barabibona, iyo utwaye neza barabibona. Hari n'igihe ugeramo hagati wari utwaye wigiriye ahantu kagahita gasona kakavuga kati hagarara, hanyuma cya cyo kwica umuntu kikaza gusanga nubwo wamwishe hari ikindi cya cyo kuba wari wanyoye. Icyo gihe bikikuba, nta nubwo biba muri bya bitatu nakubwiye. Habaho infraction, hakabaho misdemeanor, hakabaho na felony. Nshuti bakunzi ba Rwanda Abroad, ndabaha ikaze kandi mbasuhuza. Uyu munsi tujya kuganira ku makuru amaze igihe avugwa. Hari abanyarwanda bari mu Rwanda, havuzwe inkuru y'umu DJ watwaye yasinze akagonga umuntu agapfa. Iki kintu muri bino bihugu byacu bya Amerika ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi barakizi ku izina rya DUI, driving under influence. Hari amategeko akarishye agenga umuntu wanyoye yasinze, tukaba tugiye kubiganiraho by'umwihariko n'umuntu uzobereye iby'abimukira n'amategeko y'abimukira, kandi akaba adufasha cyane mu biganiro bitandukanye. Yitwa Eric Kayihura, turaganira ari muri leta ya New Hampshire, twe turi muri leta ya Indiana. Reka muhe ikaze cyane. Karibu Eric Kayihura. Murakoze. Nakongereraho yuko ndi n'umusemuzi mu nkiko. Ubwo ibyo ndi bukubwire byinshi n'ibyo ndaba narakuye mu bo njya gusemurira bahuye n'ingorane nk'izo ngizo. Hari abantu wabonye bahuye n'ibibazo bya DUI muri Amerika? Ahubwo ni nacyo cyaha kinini kuba bimukira, cyane cyane abantu baturuka mu nkambi z'impunzi baza batazi ko ari icyaha gikomeye. Ugasanga bibagizeho ingaruka nini cyane, harimo gufungwa, gusubizwa mu bihugu byabo, kandi bo barabonaga ari icyaha cyoroheje mu bihugu byabo. Ahari nkeka ko gituruka kuba tuva mu bihugu byacu wumva Amerika ari muri paradizo, ukumva ushaka kubyina, ukumva ushaka kunezerwa kwa kundi amafaranga wayabuze noneho wayabona, ukibagirwa ko nutwara wanyweye biri buhindura, ahubwo bikaba bibi kurusha uko wabitekerezaga. Hari impamvu nyinshi umuntu agiye muri psychology. Hari impamvu nyinshi. Hari ukuba uturutse mu gihugu kitaguhaga ubwisanzure bungana nk'ubwo hasanze. Hari ukuba utazi n'uburyo babara, nk'ubu iyo bavuze ngo umuntu afite ngo 0.08 mu maraso, wamenya ari ibiki? Wamenya wanyoye amacupa angahe kugira ngo ugere kuri iyo mibare? Ni byinshi. Hari ukuba noneho ni n'ubwoko bw'inzoga unywa, ibiciro. Niba uvuye tuvuge mu Rwanda, Mitsingi sinzi aho igeze, ariko iyo ugeze hano ugasanga icupa rigura idolari rimwe, mu Rwanda sinzi niba hari inzoga y'ifaranga rimwe ihaba. Ubwo rero wareba uguhenduka no kukubwira ngo ufite uburenganzira, kora icyo ushaka, bigira ingaruka nyinshi cyane. Nigeze kukubwira mu kiganiro kindi twigeze gukora, nkubwira ngo Amerika iragushuka ikagushora, ariko inkurikizi ntizigufasha. Reka twinjire mu kiganiro noneho tubwire ubundi DUI ni iki. Ku muntu utabizi, ni gute bavuga ngo utwaye wasinze, cyangwa DUI ubwayo ni biki? Mu Kinyarwanda ni ibintu byoroshye kumva, ariko mu Cyongereza biravunanye cyane. Amastate 50 agize igihugu cya Amerika afite inyito zitandukanye. DUI, driving under influence, ubwo ni ukuvuga ngo watwaye imodoka hari ibindi bintu birimo kugufasha kuyitwara bitari ubwenge bwawe.
ariko hari izindi state zivuga ziti oya, niyo waba udatwaye imodoka ugomba guhanwa. Icyo gihe bagakoresha irindi jambo ryitwa OUI, operating under influence. Operating under influence ushobora no kuba wicayemo ariko udatwaye, ntibibuza ko wahanwa niyo waba uri muri parikingi ariko wanyoye. Icyo gihe uhanwa na rya tegeko OUI. Okay. Ubundi se ubwo iyo bagufashe niki gikurikiraho noneho? Icya mbere, nta cyaha cyitwa gufata umuntu yanyoye cyangwa se afite ibiyobyabwenge mu mubiri cyangwa rukora mu mubiri kiba ari kimwe, ntibibaho. Bigomba kuba ari bibiri, nibura bibiri, kubera ko nta mupolisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wemerewe kuguhagarika nta cyaha ukoze mu muhanda. Ni ukuvuga ngo bitangira ari uko abonye wenda udatwariye mu murongo wawe wabugenewe, cyangwa se imodoka yawe ifite indi defo, ifite ikibazo, cyangwa se ukabona ugeze nko ku matara ntuhagaze, cyangwa se mbese ntubahiriza amategeko y'umuhanda. Iyo utubahirije amategeko y'umuhanda afite uburenganzira bwo kuguhagarika. None amaze kuguhagarika afite uburenganzira bwo gukeka noneho bya biyobyabwenge, ariko ntashobora kubikeka ngo aguhagarike nta kosa ukoze. Iyo aguhagaritse rero ntafite uburenganzira n'ubushobozi bwo kumenya ko wasinze, ahubwo mugomba gukizwa n'umuganga wabyize, niwe wenyine ushobora kumenya ko wari wanyoye, wari wasinze, wari utwaye ufite ibintu birimo kugukoresha byiyongereye ku bushobozi bwawe. Uwo ni umwe. Uwa kabiri ni wowe ubwawe. Iyo umuntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye guhabwa perimi, na hano nakwibutsa ko perimi muri Amerika, perimi bivuga ubundi icyo twita provisoire mu Rwanda nicyo cyitwa perimi hano. Iyo baguhaye uruhushya rwo gutwara imodoka rwo rwitwa license, uba usinyira yuko ibyo umupolisi azagutegeka byose mu muhanda uzabikora. Iyo akubajije rero ati wanyoye cyangwa hari ikintu washyize mu maraso yawe kidasanzwe, iyo uvuze ngo yego, ubwo we yarangije kubona ikimenyetso. Iyo uvuze ngo oya, ntiyemerewe kuvuga ko ntashobora kubikwemeza. Muba mugomba gukizwa n'ibikoresho byabugenewe cyangwa se muganga. Iyo ubyanze arakubwira ati sohokamo, noneho akakwereka ibintu ukora birimo, hari ibintu kera mu Rwanda twajyaga dukora byo gutera biye, tukagenda dutera ikirenge imbere ku kindi, ukabara ukagera kuri 11 cyangwa ku 9 ukagaruka, akareba ko ubishobora. Iyo ubishoboye ashobora kukubwira ati gendere. Nongere nibutse ko ari ubushake bwawe. Iyo ubishatse uramubwira uti oya, ubwo icyo gihe muhurira mu rukiko. Iyo ubyemeye ukamutsinda urigendera. Iyo bikunaniye nabwo ntiyemeza yuko wari wanyoye, ahubwo arakubwira ati ngiye kugupima rero, akazana kuma ugahuhamo, ukemera cyangwa ukanga. Ako kuma iyo kerekanye ko ari 0.08 kujyana hejuru, agushyiramo amapingu, akagufunga by'agateganyo, hanyuma akagukoresha statement ukajya mu ibazwa, hanyuma ukishyura amafaranga yo bita bail. Mu ma state menshi ni amadolari 40, ugataha. Ayo mafaranga akaba ariyo bafunga kugeza igihe muzaburanira mu rukiko. Iyo ubyanze ko gupima, warakubwira ati sawa, dore twebwe abaganga dukorana, uzagende bo bagupime,
utwoherereze icyo babonye. Igisubizo ntukireba, bakiboherereza muri envelope ifunze, hanyuma mukazahurira mu rukiko. Amaze rero kugufunga no kugufungura, ategetswe kugusubiza license yawe cyangwa se uruhushya rwo gutwara, kuko icyaha uba utaracyemezwa n'inkiko. Uri kuvuga ngo afunga amafaranga? Ni gute afunga amafaranga? Ya beyire inangaha, umuntu wese ukoze icyaha bamwereka n'ingano y'amafaranga ashobora gutanga kugira ngo azaburane adafunze. Hanyuma yazatsinda bakamusubiza amafaranga ye, yatsindwa ya mafaranga bakayagumana kandi akanafungwa, akanahanwa. Ni ukuvuga ngo buri cyaha cyose barakubwira bati wishe umuntu, kugira ngo uzaburane udafunze uraduha $20,000, n'urugero mvuye gufata, ukayatanga ukazaburana udafunze. Akenshi mu masiteti menshi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutwara ufite ibiyobyabwenge mu maraso cyangwa mu mwuka, bakunze kugufungura ukaburana udafunze, ariko ugatanga $40. Hanyuma n'ibihe bihano noneho rero dufate ko bamaze kubikwemeza, ni iki gihano uhabwa? Kuko ibi bihano nzi ko ari nabyo bituma iri tegeko riremera, bituma iki gihano kiba ari kimwe mu bituma iki cyaha kibarwa mu byaha bikomeye cyane. Ibihano biraremereye cyane kandi ni byinshi. Nta muntu, nk'uko twabonye ko nta cyaha kimwe kibaho, n'ibihano nta gihano kimwe kibaho. Icya mbere ni ukuvuga ngo urabanza ugahanirwa cya cyaha umupolisi yabonye mbere y'uko amenya ko ufite ikibazo. Niba watwaye warengeje umuvuduko, icyo ni icyaha ukwacyo. Icyo gihe umucamanza azakiguhanira ukwacyo. Hanyuma nibirangira tukajya kugutwara, niba watsinzwe, kuko nanone hano muri Amerika batanga chance 3. Kwemera icyaha, icyo gihe ukagabanyirizwa ibihano, ukanahanishwa igihano gitoya. Tuvuge niba bavuze bati umuntu ufite, dupimye tugasanga mu maraso ye harimo 0.08%, kandi ni ubwa mbere, arafungwa wenda arafungwa iminsi 5, niyo mike. Hanyuma imyinshi ni umwaka wose. Icyo gihe iyo wemeye icyaha ntabwo bashobora kukurengereza ya minsi 5. Bashobora no kuvuga bati uyu muntu yemeye icyaha ntiyaruhije inkiko, n'iyo minsi tuyimukuriyeho, turayisubitse mu gihe cy'umwaka cyangwa mu gihe cy'amezi angahe, niyongera gukora icyaha tuzabiheraho. Icyo ubwo ni ukwemera. Iyo uhakanye icyaha ukaburana bakagera ubwo bazana n'inyangamugayo, ukanajurira, ukarangiza ibyo bita due process, ukaburana hose ukarangiza utsinzwe, uhanishwa cya gihano gikuru. Hari uburyo rero nanone muri plea bargain, cyangwa kuganira n'umushinjacyaha. Hari igihe umubwira uti se ko ari ubwa mbere, ko nitwara neza, ko abantu muri sosiyete banzi, ko nsenga, burya gusenga nabyo bijya byoroshya icyaha. Nta kuntu iki cyaha mwakitira irindi zina. Akavuga ati reka tuguhanishe igihano cy'umuntu watwaye afite ibisindisha mu mubiri, ariko icyaha turacyita ko watwaye imodoka nabi gusa. Nabyo ushobora kubinegosiya, ushobora kubiganirana n'umushinjacyaha, bitewe n'imyifatire ufite, bitewe n'uko witwaye ku mupolisi wagufashe,
bitewe n'uko usanzwe witwara muri sosiyete. Mhm. Indi shansi ya gatatu rero ubwo isigaye nibyo bita noro. Uravuga uti njyewe sinemera icyaha ariko ndemera igihano. Ni ukuvuga ngo ni mu mpane uko mubishaka, ariko njyewe icyaha sinkemera, sinagikoze. Iyo noro ikigufasha ni iki? Ituma kera nibajya gukora kureba criminal record, ubu ibyaha wagiye ukora mu buzima ntabwo cyaha bazakibonamo, kuko wowe waragihakanye nubwo wemeye igihano cyacyo. Ibyo nabyo iyo ni uko nukundi gushoboka. Ibihano rero warumbajije uti ibihano bimeze gute? Hari ugufungwa iyo 0.08 byarenze, iyo byikubye kabiri bikaba 0.16. Ubundi ibyaha hano muri Amerika ni bitatu, ni ubwoko butatu. Hari ibyaha byo mu muhanda byoroheje byitwa infraction, ariko icyo kunywa cyangwa kugira ibiyobyabwenge mu maraso ntabwo ari icyaha cy'umuhanda, ni icyaha mpanabyaha, ni crime. Icyo gihe rero iyo byarengeje 0.16, ubwo ni ukuvuga byikubye kabiri, ugomba kujya muri gereza nibura iminsi 5 nturenze umwaka. Iyo byarenze aggravated, byarenze iyo mibare hejuru ya 0.16%, byahindutse aggravated, washatse kwiyica. Ntabwo bikiri gukora kunywa gusa, washatse kwica umuntu, uwo muntu akaba ari wowe, baguhana bakurikije ibyo. Cyangwa se wagonze, bamaze ugonze basanga wabitewe nuko wari wanyoye. Cyangwa se wamaze gukora icyaha urahunga, bagufata wahunze. Niko ibihano bigenda biremera kurushaho. Ubwo rero umucamanza araguhannye, tuvuge ko aragufunga iminsi 5, arakubaza atese umupolisi akujyane kugufunga cyangwa uzijyana muri gereza. Nanone no uhitamo. Ukabwira uti njyewe mfite abana ndera, mfite mu rugo wenda nta wundi muntu wabasigarana, nimureke nzajya njya gufungwa ku cyumweru, nzajya inshuro 5, iminsi 5 ubwo buyirangije. Hanyuma imibyizi yawe ukaba uri mu kazi, ku cyumweru saa moya ukoga, ukagenda ugakomanga kuri gereza uti mwaramutse, uti nari ngarutse. Ninjye ni mufunge. Naje baturinde, ufite igipapuro se kigufunga, uti ndagifite, ngaho winjira. Ya minsi 5 ikagera. Cyangwa se ukavuga uti nzamfungwa rimwe mu kwezi, cyangwa se ngiye kuyifungirwa rimwe bive mu nzira. Iyo umunsi wavuze wo kujya kwifunga ugeze ntugende, abapolisi bakaza kugutwara, ufungwa cya gihano kiruta ibindi. Niba wari gufungwa iminsi 5, ubwo uzafungwa umwaka wose, kubera yuko ya tariki yageze ntuyijyane. Ubwo icyo ni ugufungwa. Iyo ufunguwe rero, utegetswe kujya mu ishuri ryigisha alcohol n'iki, bya bindi by'imibare ngo 0.08 babibara gute. Urugero, ntabwo nzi niba ari abanyarwanda benshi bazi mu icupa habamo 0.bingahe%. Umugabo w'inkorokoro ufite ibiro 80, iyo anyoye amacupa 4 matoya ya Knowless, ya Petit Mitsingi cyangwa mu Rwanda bita Knowless, iyo yanyoye 4 mu gihe kitarengeje amasaha 2, aba yarangije gusinda. Ni ukuvuga ngo aba afite 0.08%. Ufite ibiro bikeya urumva usinda gihe ki? Vuba. Unyoye bya bicupa binini bya Mitsina bya Primus mbere y'ayo masaha 2, ufite n'ibiro bikeya usinda gihe ki? Nuko nguko wagombye kubibara. Ayo masomo rero
bagutegeka kujya kuyiga. Iyo uvuye muri gereza ugomba kujya muri ayo masomo ukabona diplome yayo ukayohereza ku rukiko, urukiko rukabika iyo certificate yawe cyangwa diplome. Iryo shuri iyo urirangije utegekwa kujya kwa muganga w'imyumvire, abapsikologe, bakareba ni iki cyatumye unywa inzoga, ni iki cyatumye usinda kandi wari umugabo, kuko baravuga ngo yikura mu gacuma ikagukura mu bagabo. Ni iki cyatumye igukura mu bagabo kandi wari umugabo? Ni iki cyatumye igihe wayinywaga wariyemezaga gutwara imodoka kandi wari ubizi ko bibujijwe? Kavuga ati nta kantu kaderanje ubwonko waba ufite. Umuganga w'imyumvire rero, umupsikologe cyangwa umukansera, niwe wenyine ubuzi, muraganira akamenya aho bituruka, akakumenyera umubare w'amasesiyo, umubare w'iminsi uzamwitaba, ya minsi akugeneye. Tuvuge niba avuze ati ubwo rero uzanyitaba iminsi 40 cyangwa iminsi 20 cyangwa akavuga inshuro uzamwitaba bitewe n'uburemere bw'ubwonko bwawe uko yabyumvise. Iyo usibye abibwira urukiko, iyo witwaye nabi abibwira urukiko, iyo uje muri ya sesiyo wasinze nanone abibwira urukiko. Iyo mwemeranyijwe ikintu wenda ukamubwira uti ngewe rwose niyemeje no kutazongera kunywa inzoga, mwazageramo hagati yakoza ate se ejo byagenze ute? Ejo nanyweye kamwe, abibwira urukiko. Iyo umaze kubonana n'uwo mufashamyumvire cyangwa se mu psikologe akaguha certificate, noneho ujya muri sosiyete z'ubwishingizi bakakuzamurira ibiciro by'amafaranga wishyuraga mu bwishingizi, barangiza bakaguha n'iyindi idasanzwe y'umuntu utitwara neza mu muhanda yitwa SR22. Iyo nayo ukayoherereza umucamanza, ukayohereza no kuri polisi. Iyo urangije ujya mu kigo gikontorora amamodoka ari mu muhanda, bakaguha akantu uzajya uhuhamo kugira ngo imodoka yake. Ako kantu bitewe n'ibihano baguciye bashobora kukubwira ko uzakamarana umwaka, bashobora kukubwira ko uzakamarana 2, bashobora kukubwira ko uzakamarana amezi 6, biterwa n'igihano umucamanza yaguhaye. Ako kuma iyo bagashyize mu modoka, imodoka yawe ntishobora kwaka iyo wanyoye. Mbere yuko imodoka yaka ugahuhamo ukabona kwatsa, imodoka ikemera. Ako kuma kandi kerekana hahandi bakagushyiriyemo, kabereka aho uri n'uburyo utwaye. Iyo utwaye urenza speed barabibona, iyo utwaye neza barabibona. Hari n'igihe ugeramo hagati wari utwaye wigiriye ahantu kagahita gasona kakavuga kati hagarara, mbere yuko tuva aha ongera ubanze uhuhemo nanone. Ako kuma kandi kazana na kamera ku buryo udashobora kubwira umuntu ngo naguhuhiremo wowe utware. Icyo gihe kamera ihita ibibona. Kugashyiramo na amafaranga, ubwo amafaranga sinayavuze kare. Urukiko ruguca amagarama y'urubanza muri leta ya New Hampshire na amadolari agera ku 1000. Ariko ubwo kwiga ya masomo nakubwiye naho urishyura amadolari ngira ngo agera muri 600. Kwiga kujya kwa wa muganga w'imyumvire, mu psikologe, buri munsi yakugeneye muhura uramwishyura ku isaha mumaranye. Kandi icyo gihe za mituweli zawe ntabwo zikora kuko kiba ari icyaha wakoze n'igihano uba urimo. Hanyuma umuntu ugushyiriyemo ka kuma nawe uramwishyura buri kwezi, urumva ari amadolari atajya munsi y'150. Kandi buri kwezi ukasubirayo akajya kwandika amadone ka kuma katanze, akayempirima mu mapuro akayabika kugira ngo azabone uko akora raporo umwaka wawe nurangira, ahe urukiko, ahe na polisi.
cyagiye igihe cyo gusubizwa perimi rero ibyo byose mvuze birarangiye, ugiye muri polisi ugiye kubabwira uti ibihano byanjye ndabirangije nimunsubize perimi ntware, uhita wishyura amafaranga yo gusubizwa perimi. Ndumva muri New Hampshire ari amadolari 100, ariko ndakeka no mu zindi state ari uko nguko, bakaguha perimi itandukanye n'iyo wari ufite mbere, mu buryo ikoze no mu buryo isomeka. Umuntu wese uyeretse nyuma ahita abibona ko wigeze gutwara imodoka uri mu gihe kitari cyiza. Buri state nayo imenya ngo iyo perimi, iyo bita restricted driving license, iyo perimi ituzuye neza ihabwa umuntu udatwara mu muhanda mu buryo bwiza, ishobora kumara umwaka, ishobora kumara imyaka 2, biterwa na state. Nabwo urishyura. Hanyuma hari amafaranga wishyura, ayo bita amafaranga ya avoka, kuko iyo uburana n'umucamanza ntabwo wiburanira. Avoka hano muri aba bantu bashinzwe ibyaha nk'ibyo ngibyo byo mu muhanda, usanga uwa make ari nk'ibihumbi 5 by'amadolari, ubwo mu manyarwanda mukube mwumve miliyoni zirimo hafi 8. Hakaba amafaranga ya towing, amafaranga umuntu wagutowinze cyagiye bagufataga, kuko ntabwo wari wemerewe gusubira mu modoka kandi imodoka ntiyari kugumaho, barayitowinga. Hari amafaranga rero ya towing. Ibyo byose iyo birangiye werekana ko wabyubahirije, bagusubiza perimi ugasubira mu muhanda. Iyo ni inshuro ya mbere. Iyo wongeye gufatwa bya bihano birikuba. Iyo wibeshye ugafatwa hatarashira imyaka 5, ugafatwamo inshuro 3 hatarashira imyaka 5, bya bihano byiyongeraho kujya kwiyandikisha mu nzego z'ibanze mu bantu bita ibigande, abantu bananiranye, babita mu cyongereza hano habitual offender. Iyo wiyandikishije rero mu bigande, nta muntu wongera kuguha icumbi iyo waba umwishyura, nta muntu ushobora kuguha akazi kajyanye no gukora mu bantu, ni ukuvuga ku ishuri, ntiwongera guturana n'ishuri, ntiwongera no kuhatemberera, ntushobora no kuhabona akazi, ntushobora kubona akazi kwa muganga, ntushobora kubona akazi mu bijyanye no kwita ku bantu, ntushobora kubona akazi mu bwarimu. Ubwo haba hasigaye mu nganda nazo, kandi ziba zishobora kutaguha akazi, kuko baravuga ngo ruriya ruganda rukoramo ibigande. Nibo benshi bamwe uzasanga ku mihanda barabaye abo twita aba homeless, umuntu ugasanga ubuzima bwe bwarapfuye kubera ko ntaho arajya kwaka akazi ngo bakamuhe, ntaho ari bujye kwaka inzu yo gukodesha ngo bayimuhe, akajya ku muhanda agatungwa na leta, yari dogiteri, yari profeseri, yari umwarimu, yari umuntu wiyubashye. Iyo ari umunyamahanga atarabona ibyangombwa, cyaha cya mbere ntabwo bigombera kubera icya kabiri. Icya mbere gihita kigukura mu gihugu, kubera yuko gutwara wanyoye cyangwa gutwara ufite influence mu maraso yawe bakita violent crime. Violent crime ntabwo ari icyaha kigiranwa ubugome, oya, bivuga icyaha gikorewe umuntu mugenzi wawe. It's a violent crime. Ushobora gukora icyaha usenya inzu, niyo waba ufite uburakari bungana gute, ntabwo ari violent. Ariko iyo ututse umuntu ni violent crime, kuko ni mugenzi wawe. Twabibonye ko kunywa inzoga ukarenza urugero rwemejwe ugatwara, uba ushaka kwiyica kandi nawe uri umuntu, niyo mpamvu ari violent crime.
uhita ujya kuri lisite y'abazirukanwa mu gihugu. Warumbaje ku bihano rero, ibihano ni uko bimeze, ariko ibyo bihano kugeza ubu nakubwiye ni iby'abantu bakuru barengeje imyaka 21. Abari munsi y'imyaka 21 kuko wemerewe gutwara perimi ufite imyaka mikeya 16, 17 uratwara. Ya 0.08 byo wowe ntibikureba, ni 0.0. Iyo bibaye 0.01 warangije gukora icyaha, kandi ibyaha ibihano bikikuba kenshi. Ndumva iki cyaha kiremereye. Ibyo narinzi nuko bakwambura perimi gusa, ariko sinanzi izo detaye zindi. Urumva ko bikomeye cyane. Noneho nk'ubu iriya kesi yo mu Rwanda yatwaye akagonga umuntu akamwica, urumva ko hano ho byahita bifata indi ntera. Buriya ari inangaha ntabwo cyaba kikiri icyaha cyo gutwara imodoka wanyoye ibisindisha, cyaba ari icyaha cyo kwica umuntu, hanyuma cyaha cyo kwica umuntu kikaza gusanga nubwo wamwishe hari ikindi cyaha cyo kuba wari wanyoye. Icyo gihe bikikuba, nta nubwo biba muri bya bitatu nakubwiye. Habaho infraction, hakabaho misdemeanor, hakabaho na felony. Ni ukuvuga ngo felony, felony urugero nk'umuntu wishe umuntu wagambiriye gusenya igihugu, umuntu bafatanye ibiyobyabwenge, abo nibo abantu bakoze ibyaha by'ubusambanyi, sexual harassment, gufata ku ngufu. Ibyo nibyo byaha byitwa felony. Urafungwa, ukishyura amafaranga menshi atagira ingano, ni menshi, ntabwo abakibarwa mu bihumbi, kandi ukanafungwa imyaka myinshi. Bya bindi twavugaga ngo parole cyangwa bail, ibyo biba bihagazeho gatoya. Okay, ni iyihe nama noneho ugira abanyarwanda, abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari muri diaspora, tugende kuri iki kiganiro twakoze? Inama nabagira ni ukubanza kwiga, bamenye ngo mu icupa banyoye harimo alcohol ingana iki, banyoye amacupa angana iki, hanyuma inkurikizi zirangana iki ugereranyije na rya cupa rimwe yanyoye cyangwa abiri. Iyi nama ya kabiri, hari abibeshya ngo nanyoye ejo, ngo uyu munsi ntago bamfata. Waranyoye ejo, mu mwuka bashobora kugupima ibyo wanyoye mu masaha 24, mu maraso bashobora kugupima ibyo wanyoye mu masaha 12, mu macandwe bashobora kugupima ibyo wanyoye mu masaha 24, ariko mu nkari bashobora kugupima ibyo wanyoye mu minsi 4 ishize. Mu musatsi bashobora kugupima ibyo wanyoye mu minsi 90 ishize. Hari abibeshya akaba yaranyoye ejo, uyu munsi agatwara ngo nta nzoga agifite, bamupima ugasanga yanyoye, akibaza ukuntu bagiye kumwandikira DUI kandi yaranyoye kera. Na kwa kundi rero bakubwira ngo ufite uburenganzira bwo kutemera ibyo umupolisi avuze, akakubwira ati genda wowe ujye kwa muganga uzatuzanire resulta. Iyo bagupimye mu musatsi bashobora kubona ibyo wanyoye mu minsi 90 ishize. Ubwo rero ni izo nama nabagira. Nta mpamvu yo kugira ngo uyikure mu gacuma igukure mu bagabo, naho gusaba ngo ibyaha ngo ibihano bigabanuke, niko nabyumvise abantu benshi mu Rwanda bavuga. Nanone ugereranya ukareba kugira ngo umuntu azakugongera umwana cyangwa kugongere uwo mwashakanye. Iri tegeko ryakajijwe n'abagore, by the way, ryakajijwe n'abagore bavuga ati abagabo bacu
abantu batumariye abagabo bacu barasinda tukababura, ati abasinzi baratumarira abana, baratugongera abana mu mihanda, itegeko muri kazi. Ntabwo rero nanjye nashyigikira ko ryoroshywa, nashyigikira ko rikazwa. N'undi muntu wese ukunda ubuzima bwa mugenzi we n'ubw'abana, numva ariko byagombye kugenda. Urakoze cyane kuri iki kiganiro. Thank you.